neza mubyeyi. Makuru yanyu ni meza. Nkore kuri no miti yanyu. Ni mukarabe. Ya gahunda nasanze ari nziza ariko menya hano naranahibagiriwe ingofero. Sinzi nimba hari muyifite. Ingofero. Ubwo ingofero yanyu twarayibonye twanayibitse. Yo murakoze cyane muri abantu beza cyane rwose. Ubwo rero gahunda twasanze ari nziza koko. Amafaranga nari nayohereje ngira ngo umwana mwara hari yarayazanye namwe twabashyize ku rutonde. Nuko murakoze cyane rwose. Gahunda twasanze ari nziza. Abantu ukuntu baba bameze bari bayishimye. Muyobora akora aho leta yakira dukunda niyo. Ahubwo mujye mucunga ntibizaveho. Nanjye burya narabagoye ariko mukoresha. Oya ntabwo mwatugoye kuba mwarisura natwe byaradushimishije. Uzi ko nari natangiye kugira ngo nibe ahubwo nanahuye n'ibyago amafaranga baranayanyamba. Uzi ko burya nari nyafite muyobora. Yewe murakoze reka nitahire. Tuzongera tugaruke kandi buriya rwose muri abantu beza. Iyi gahunda muzayikomeze neza. Ni byiza mujye mushishikariza n'abandi babyeyi mutabyumva neza mwemwe mugira inama. Twarabyumvise murakoze cyane. Murakoze. Ni ukuri kandi ingofero yanjye nyitwaye. Ubundi hari umugabo duturanye umugabo rero agiye ku isoko aguze inyama azaniye umugore arabaye ati wa mugore ugiye guteka inyama tugire vuba kandi mufate. Umugabo rero yicaye muri salo ategereje umugore agiye mu gikoni aratetse. Umugabo hashize akanya rero tangira kwitungisa umugore atambwira akatanya yabonye atinze namuhamagara se mada kutambwira ko byanyu byatunganye izo nyama zirashya ryane kumfasha ko ntabwo numva iryoshye tundi turimo reka ahubwo ngiye kureba ko umuntu utazi yikojeje mu gikoni asanga inyama zahiye kare yaramukundira abakuyemo imwe agira ngo uve ko zahiye asanga zahiye kare koza mu gikarabe y'ibintu kugira ngo umugabo atabimenye cyangwa ataza kumubona zibizi. Umugabo nabonye umugore atize ngiye kureba umugore ntari kumbeshyera yikojeje mu gikoni asanga yaranazayi abakuyemo imwe inahangaha baranzi ko ngira ibanga muri make nzwi ko ndi inyangamugayo jewe. Ni ibanga rero rikomeye. Oya humura rwose nta kibazo wangiraho. Nta rwose urakoze cyane. Urabona rero Muneza uramuzi? Ndamubona. Umukunda gutega ingofero utajya yikura azihinduranya iyo adateze y'urugara no kwirugara ntajya yitega. Iyo adateze kimwe kimanuka mbese abakunda gutega ingofero zimanuka. Ndamuzi rega nkwera ni wanjye wivunika ndamuzi. Burya rero impamvu akunda gutega ingofero kuri burya ngo afite ibitwi binini bitendera nako nabibonye. Afite ibitwi bitendera binini bimeze nk'iby'ingurube. Bimeze uko burya bwose niyo mpamvu atega ingofero. Yo ese nibyo
nanjye nkamubona umunsi ku wundi uramuzi yateze ingofero. nta yindi mpamvu abandi bakazikuramo bakazitambika ku ruhande bari ku gacupa ntabwo ajya abikora ariko nta yindi sindamubona mpamvu. n'umunsi warimwe ese niyo niyo mpamvu mpamvu yo ntabyo nari nzi pe wabimenye yo ariko ni ibanga muvandimwe oya humura umbemwo rwose humura wingiraho ikibazo urakoze cyane wingiraho ikibazo rwose reka nigendere buriya nkomeze nigendere nari hari aho nari ndiho nigira nyarukirayo nta nari mfite agakuru ndavuga ati wenda nakwishima kuko n'umuntu yarambwiye inkuru ibabaje mba nyibugiyeho nyine numva bisa nkaho bimbabaje ariko nyine ukambwe wenda ashobora kwishima nanjye wenda nkagenda unezerewe nimba gashekeje ahubwo nyicisha amatsiko kambwiye sinagenda n'akagusangira kuko ni agakuru keza gasekeje ariko rero ni ibanga niba utazangirira ibanga abantu bose bo mu gace k'iwacu uwumva afite ikintu cyamuremereye araza akarumbitsa rwose nkamugira inama ubundi nkamugirira ibanga wa mugabo muneza uramuzi neza umwe dukora ngo murakorana koko turakora neza wahari ahindi umwe ukunda gutega akunda gutega ingofero ifite utuntu tumanuka nk'isi hazazindi z'abana zigira utuntu bapfundikira ariko we nta dushumi turiho tamuzi muneza turakorana da buriya uzi impamvu akunda gutega ingofero burangwa afite amatwi angana nk'iki nk'ay'imbwa burangwa niyo mpamvu akunda gutega ingofero umunsi ku wundi yenda umbwiye amatwi nayo ngiye kukubaza ntese hari umuntu utagira amatwi twese ntituyafite oya we ariko ukuntu umbwiye ngo ni nk'ay'ingurube cyangwa urukwavu we birarenze urambeshye urumva warayabonye njye narabyiboneye ndabizi neza kumbi niyo mpamvu atajya akuramo irya ngofero imeze nk'iy'abana weho muranahorana ujya ubona ayikuramo niyo tugiye no mu nama kumwe abandi bagabo batera urutoki ngo bavuge ijambo bagakuramo ingofero muneza ndakurahiye ntajya ayikuramo niyo nari mpamvu narayobewe impamvu niyo mpamvu gusa nzakugira ibanga nanjye birashekeje ariko birashekeje uzambikira ibanga birantangaje rwose pe ngaho rero reka nkomeze ariko sawa nta kibazo ntuzamvemo wowe ntabwo nakuvamo ntuzamvemo nanjye reka nkurikirane ikibazo cy'uwo muti wanjye wamuhamagaye tuzongera nta kibazo ku ibanga ryo ndarigira ababwire ko mucaye abakuye n'imena abayikojeje mu gikari yarageze ubwo se urababwira ubwo rero inkuru bayishujije umva babwire narekera we ntabwo ari bababwire yewe yabatarayirangiza iyo reka turangiza uba barashushe inkuru ashushe ni mwihangane gato turangiriza oya wivuga iby'inyama ineza aba bantu hasigaye nk'amasegonda ugiye kuneza aba bantu tubwire niyihangane urahita umubwira dusoreze uko byagenze ngo ikibazo ufite ni iki ikibazo mfite ngo nawe inyuma y'urugo ni ukuntu uri kuvuga ngo ibyo by'inyuma y'urugo uvuga iby'inyama washyuhije ukuri mu bantu mukagira ngo ariko ikibazo cye ndagikemura oya si uretse nabanza dusoreze inyuma y'urugo twibuka byagenze agira ngo yihishe wa mugore aba agiye atamiye inyama ahita abona wa mugore nawe afite idino n'abafite hanyuma bigenda bite zarangiye guca barareba nyine ati zirahiye undi ati zirahiye mujye urumva urumva nkawe sari nkawe ibindi zirajobera uyu mugabo aricara agashyushya inkuru mu bantu akirirwa uyu mugabo wicara utaratanga mituweli abandi bose bamaze gutanga mituweli aricara ubundi nawe ngo bababwiye inkuru rero ngo mwakate ngo mwaneze uyu mugabo niyo uyu mwaka ataratanga aho abandi bose baba bishyura
muntu waba utaratanga mituweli mureke mu mari consequence sikunisha mituweli wishyuye mituweli yo mu 2021 izarangira 2022 yararangiye none urabura gutanga mituweli ukicara ugafite inkuru warazisuye nagira avana amagambo ngo ariko kugaruka icyo gitego imwe twatanze misibo yacu si umwaka utaha iyi twarangije arangije awundi twebwe turakora uzakorana tugakusanyiriza amafaranga uzi ko twishyura mbere igihe murenda kurangiza gutanga isibo yanyu isibo umugabo wa isibo yanyu mituweli nyaboneka mituweli umuntu wifitiye mituweli siyo nakuta niyo ushakisha aho bugire vuba abandi bose ahantu yateganyije si mu 15 turi umuryango w'abantu batanu ubu muramamare niwongere gusakuza bose ntiwumvaho umugabo inyama kuruko mukanda nta kibazo upfa kuba wemeye gutanga mituweli nutabikora ntuzatugarukemo mu bantu b'abagabo ariko ya komande harya ya komande yaheze hera umva sha wowe mubagire basanifa no mubosira urabone unyagirwa ndakazinduka ngiye werekeye kugiye Rusizi ndagerayo ndafata akamodoka uragenda n'ikira wakwaranje wanyara mushakira umuntu akujyana tubanze twugame hano mushakira umuntu akujyana noneho rero ako kwaranja mpamagara umumotari aza kujyana ariko ko numvise ariko reka muhamagare numve ko urakoze cyane munshakire rwose. Allo? Ese hano hari umugenzi ashaka ko umujyane Rusizi. Banguka mukwereke ndimo ndakomeza harano ngiye kandi yihuta. Banguka agira vuba. Ni urakoze cyane muvana. Naho boss. Nino haragoye cyane. Reka turebe kaza. Hanyuma kujyana mbega muravugana muri make. Ko nta kundi hano ntabagira kugira ngo uzabone umuntu akudeplasa. Oya ntacyo akamoto karihuta kandi nanjye ndimo ndihuta. Akamoto karamfasha rwose. Urakoze cyane aza kujyana kwasi. Amagaye. Tuzongera nta kibazo ariko ibanga ryo ndabigira. Sawa bye. Mukomere cyane muraho neza gusa ubukavuyemo kaje ko muri iyi minsi gakomeye umuntu arakora agakora kumva biramuyobeye rero hari n'umucuti wanjye wari unampamagaye nari harimo ariko umucuti wanjye yampamagara nyine inshuti yanjye arambwira ngo agize ikibazo gikomeye ngira nzamuka nyine ndimo nibaza uko bimeze gusa nari mu gihe gato mvuye na mugenzi wanjye musore ariko ambwiye inkuru nawe nyikubwiye muri aya masaha sita umva umunaniro wahita wibagirwa ugaseka umunaniro mwinshi koko ubona naruhuka ko umva uri inshuti yanjye nta kintu na kimwe navuga nka n'ubwo ambwiye ko ari ibanga
se koko kubera ko ntari ibanga cyane wenda nabona iyi saa sita uramuzi fanta nta miti yewe gusa ubwisangiza iyo ubundi icyo ukeneye ndakigura ariko ni agafanta urakangura ariko niba utahanakangura nta kibazo umva uwo musore nkurampaye iranshekeje iti nyibagize umunaniro nari mfitemo akazi nyibagize inkuru mugenzi wanjye yarambwiye iruhije igoye y'ibintu bimuremereye nyine y'ikibazo umugabo muremure niwe mbona hari iwanyu umuntu munini utega ingofero w'igikara ndamuzi afite ingofero nyine akunda gutega ntajya ayikura aho ari hose niyo ari ku isantere aba yambaye nka za ngofero z'abana no mu nama hose rero najyaga mbyibaza akajya ngo wenda nuko akunda kugira wenda nk'imbeho mu mutwe cyane ariko maze kumenya inkuru urangurira nyikubwira ntugire ikibazo burya ngo afite amatwi maremare ameze nk'ay'urukwavu ashinze burya ngo niyo afite akuramo ingofero bana kumbe ni nta mpamvu yayihengetse akayimanura ukuntu ikagiye apfuka tujya tumubona tumanutse no kuri za ngofero z'abana sibyo ko nta dushobora kunikira mu munsi ariko ubundi ni nk'iz'abana nyine kugira ngo twatubwiye gupfuka niyo mpamvu itangira gusaza agahita agura indi no mu nama uzamwitegereze ntajya akuramo ingofero niyo yasabye ijambo urabizi ko abandi basaza bakuramo ingofero bakavuga bagatanga igitekerezo bakura ingofero ni meza ndakubwira ntajya akuramo ingofero umusore umugabo mwiza burya ko ashana nta muntu utagira defo burya iyo ni inenge ikomeye ko umugore wagushatse yari yarayabonye yari yarayamuhishe baca mu rukiko yateze ingofero barasezerana ateze ingofero nuko abantu babihomberamo aza akagenda birata ngo bafite abagabo beza bafite amatwi nk'ay'urukwavu yose burya bwose ko ari umugabo w'igishongore aritawe inshuti yanjye urabizi umuntu umbwiye iyo nkuru ambwiye ko ari ibanga abizi uri inshuti yanjye tuzaceceke nagira ngo nawe rwose kagusetse muri aya masaha mbese wibagirwe nk'umunaniro wari ugiriye mu kazi mbega inkuru shahu gusa birababaje ntabwo nzabivuga twakomeje kuvuga duhagaze twibagiye ko twari turimo tujyana si uko se wa reka tube tuzamuka tugenda tuyibwira tukaganira aho turagera motari ubwo no moto nyisize ku kinamba barimo barayoza ariko muriho murajya hehe ndimo kwerekeza Rusizi Rusizi ni ukuvuga ngo rero hari ahantu turi guca bita kuri Mwumvu hari umuntu baraye bagiriye nabi none abazungu baje barimo baragenda basaka ibintu bavuga bati ibintu byose mushyira ngaha kugira ngo barebe ko hari umuntu waba warahamagaranye n'undi abazungu akabimwambura none hano rero baduhaye igikoresho abantu bajya bashyiramo amatelefone amafaranga kugira ngo iki gikoresho rero ni ukuvuga ngo ni ikimenyetso bahaye abantu batuye aho hantu ku buryo undi nyine utabizi bahita bagira bati bamenya ko hari umuntu udatuye aho hantu none shyiramo ibikoresho byawe hano amafaranga urakoze cyane ubundi ubibike urakoze cyane ibi biramfasha urakoze cyane amafaranga ushyiremo amafaranga mfite ifaranga ubundi si utu turi bukugezeyo amafaranga nshuti amafaranga ntugire ikibazo amafaranga yatore uyu mugenzi se reka ngufashe kuyakura amafaranga ndayafite urugendo cyakora ndabona none ari bukugezeyo aya ngaya ni menshi amafaranga rero bavuze ngo turya tuyashyira hamwe yashyiremo hano wagira ngo amafaranga urayashyiramo hano iki gikoresho rero ndikubona nabyo bisaba wenda kugira ngo umuntu arebe amenye n'ukuntu ari bacike nawe iyo urangije wita ugira ko
ugeze aho bari gusakira uhita ugira kure urabibona noneho ubundi nuko nanjye hano wagera uretse uhita muzika zana ko kamoto tunyaruka ariko imbage yo muraba mugize reka nzana ku kamoto bukumyeho ndaje nta kibazo rwose wamuvuna muri taranturiye muraho cyane reka nta n'ikibazo ubundi igihe ubundi rwose igasha ryanjye morale ndayihora ndagiyeho nta bintu byinshi nanjye ndimo ndajya mu kazi nibyo nta kundi mbese giteri muvandimwe niko bimeze kenshi duheruka no kuganira ntabwo byoroshye tuzabona na ryari ariko turahura n'ubu ndiho ndagenda ariko ntuncike agira inkuru n'ibintu byo kuyibara umuntu mfite inkuru koko se mfite inkuru ko nanjye nkunda inkurura ka mugabo bita Muneza muremure munini ndamubona wowe ukuntu yemera uri ukuntu agenda nyine yipanga yigize umuntu ariko ni nta n'ikibazo niko ateye ukuntu burya afite defo afite defo y'amatwi mbona wikanze nta kibazo nta kibazo afite ibitwi binini bitendera ukuntu bitari iby'urukwavu si iby'ihene si ibyo twayobewe ukuntu ibitwi bye bimeze niyo mpamvu burya ahora bihishe kuba abayesi mwambwira reka nayo kugutinza yewe nimukomere muvane buriya tuzongera